uramenye nturirahire udatwarwa n'ishyari satani ataza akakwinjira akakongorera ugatwarwa wese ugatekereza kuvutsa abandi ubuzima agasigaho iyakira ukuri umenye ko akebo kagiwamugarura. Nshuti bavandimwe turi kumwe muri uyu mwanya, nifuje ko tuganira amagambo y'Imana atuma twongera kuzirikana neza ku ijambo ry'Imana, agatuma twongera gufata umwanya wo kwitekerezaho tukamenya abo turi bo n'abo dukwiriye kubaho muri iki gihe cya none, cyane cyane ko imitima yacu kenshi ijya kure y'Imana, kandi kubera ko icyaha cyadukurikiranye kuva kera, kuva mu basokuruza bacu, kugira ngo tujye turushaho gutera intambwe turebe ko ibi byaha twabitera umugongo twegera Imana yacu. Ndashaka ko rero wowe unteze amatwi aka kanya twafatanya muri iri sengesho ritoya kugira ngo twimbike mu ijambo ry'Imana tugiye kuganira muri uyu mwanya. Imana yacu itanga ubugingo, umusumba byose, tugushimiye ko udukunda kandi waturinze mu minsi yose yatambutse. Turakwinginze ngo utubashishe gutera intambwe, ugiye gukumvira, ugiye kuba abo ushaka ko tubaho, kandi tukunogere, tubigusabye mu izina rya Yesu, amen. Nshuti yanjye mwene data kandi mushiki wanjye, uyu munsi ndashaka ko tuganira amagambo makeya avuga ngo hunga ishyari. Ishyari murarizi uburyo rivuka n'aho rigeze umuntu, uburyo ritangira gake gakeya bikageza aho umuntu mukoresheje icyaha. Ishyari rero ni ikintu dukwiriye kwirinda. Umuntu wese hava akagera, ishyari ararizi, cyangwa se yaba yarabonye ibikorwa bimwe na bimwe byagiye bibaho bitewe n'uko habayeho ishyari. Niyo mpamvu rero nifuza yuko uyu munsi buri wese yakwisuzuma akareba, kugira ngo dusabe Imana itwongere imbaraga, tubashije kureka ikintu cyose cyatuma tugira ishyari. Kandi burya ishyari riterwa n'uko umuntu aba atanyuzwe n'uko ari, cyangwa atishimiye ibikorwa bya mugenzi we n'iterambere rye. Rero tubaye tunyurwa kandi tukanezezwa n'uko bagenzi bacu nabo batera imbere bagatera intambwe, icyo gihe twakwirinda ishyari. Nta shyari ryakwigira riba mu mitima yacu. Tuhise tujya mbere rero, ndashaka ko turebera hamwe mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 21. Ntabwo ndibwirirwe mpasoma, ahubwo wowe uze gufata Bibiliya yawe uhasome witonze kugira ngo urusheho kubyumva. Uretse ko mpamya ko atari n'ubwa mbere wenda ubyumvise, ariko kongera kubisoma, ijambo ry'Imana burya rihora ririshya mu matwi yacu. Iyo uryumvise nubwo warigeze kuryumva, ubifata nk'aho ari ibintu byongeye kuba bishya, kuko bigira byinshi bitwibutsa, kuko burya rigendana n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Muri iki gice cya 21 cyo mu gitabo cy'Abami, tubona neza aho umwami Ahabu wari utuye i Samariya yari afite umugore witwa Yezebeli. Rero nk'umwami yagombaga kuba atambagira ubusitani bwe, atambagira ubwami bwe. Umunsi umwe nibwo yarimo atambagira, arabukwa uruzabibu rw'umugabo witwaga Naboti. Yari afite uruzabibu rwiza kandi rwegereye ibwami, ararureba ruramureshya rwose, ararwitegereza abona ukuntu ari rwiza. Umugabo witwa Naboti nawe numva ko yarwitagaho kugira ngo rusheho kuba rwiza. Umwami rero arubonye ararwifuza, areba ukuntu ari rwiza, abona ko uruzabibu rwiza nk'urwo rudakwiye gutungwa n'undi muntu uretse we umwami. Iryo ubwo urumva ko akirukubita amaso, ibyo bitekerezo bikamuzamo, deja ishyari ryari ryatangiye kumutaha. Byonyine kumva ko nta wundi muntu wabasha gutunga uruzabibu rwiza nk'urwo ngurwo uretse we umwami, ni ikibazo. Umwami ni umuntu nk'abandi, nubwo akwiriye icyubahiro nk'umwami, kuko Imana iba yaremeye ko aba umwami kugira ngo ayobore umuryango w'Imana, ariko burya nawe aba ari umuntu, kandi ntabwo biba bivuze ko ubuzima bwose buba bugomba gukubirwa kuri we. Ariko rero umwami we yarabibonye, aravuga ati nta mpamvu z'uko uruzabibu rwiza nk'uru nguru ntarutunga, kandi ari njyewe nyir'igihugu. Ishyari riba riramutashye, aragenda araryama, kurya biramunanira, agahinda karamwica.
kuvuga biranga, kugeza naho umugore waje akamusanga amuburira akavuga ati se byagenze bite, amutekereza uko ibintu byose byagenze. Umugore nawe w'umugome watashywe n'umutima yawushyizemo na Satani, aramutaha amwumvisha uburyo byanze bikunze agomba kumuhesha urwo ruzabibu. aribwo yagendaga agacura inzandiko zibeshya kuko yazanditse mu izina ry'umwami kandi atari umwami wabyanditse. Nuko ategeka abantu abatware yuko bari bushake abagabo b'ibigoryi bakaza bagashinja Naboti ibinyoma kugira ngo babone uko bamwica rwa ruzabibu Ahabu arwegukane. Nuko byagenze koko, muzamunaza kubisoma mubibone ko bagiye bagategura uwo mugambi koko, abantu bakiriza ubusa, bangiza bakazana abagabo b'ibigoryi bakaza bagashinja Naboti kugira ngo abone uburyo bamwica. Burya niyo umuntu ajya gukora ikintu kibi ntabwo yakoresha abantu b'abanyabwenge, ashaka abantu b'ibigoryi nyine koko batazabasha kugira kinini batekereza kuri iyo migambi mibi, badafite ubushobozi bwo gusesengura ngo barebe ibyo bintu bagiye kwishuramo ibyo ari byo, kuko ibi ngibi tujya duhura nabyo cyangwa twahuye nabyo mu buzima bugiye butandukanye. Burya ni byiza gushishoza, kujya gukora ikintu cyose wabanje kugitekerezaho, ntiwemere ko babushora mu bintu bibi ejo bitazagutera kwicuza. Niyo mpamvu nabo bigira inama koko nk'uko umwamikazi yari yabibasabye, nuko bashaka abagabo b'ibigoryi kuko nabo baremera baza bashinja Naboti kugeza igihe bamwishe. Nuko arapfa. Umwamikazi araza abwira umwami ati ngaho ishime ugende wegukana uruzabibu rwawe kuko Naboti yamaze gupfa. Nuko umwami nawe arishima kuko aragenda arwegukana, ariko n'ibyakurikiyeho cyose muzagisoma, muzabona yuko Imana yarakaye ikamutumaho Eliya ikamubwira yuko aho imbwa zarigatiye amaraso ya Naboti nawe arizo zizarigatira, ariho zizarigatira aye. Rero ibi bintu dukwiriye kubyumva. Kugira ishyari nta na kimwe bimaze, kuko ishyari turarigira, ariko nyuma yaho ibikorwa bibi ridukoresheje birangira n'ubundi ari twebwe bigizeho ingaruka nanone. Ugasanga rero bya bindi byose waruhiye, bya bindi byose byatumye ushyuha umutwe kugeza nawe ujya gucura imigambi mibi, n'ubundi bikugizeho ingaruka. Si naho gusa, kuko mu buzima busanzwe tubamo buri wese ajya abibona. Umuntu akabona yuko mugenzi we hari intambwe yateye, akabona yujuje inzozi nziza cyangwa se we ntayafite, bakajyaho bakamugirira ishyari, bakamugambanira, bati umuntu se ni gute yadukirana turebera, kandi aba yarakoze bose bari aho ngaho babireba, ariko ntibamenye yuko burya buri wese Imana iba yaramugeneye umugisha we. Bakajyaho bakamugambanira mpaka bamwishe cyangwa bakamwicisha kugira ngo bakunde bamubuze gutunga bya bindi yaruhiye, bamubuze kurya ibyo yakoreye n'amaboko ye, bamuteze igihombo. Ibyo mujya mubibona hirya no hino kandi byarakabije, ndetse uko bukeye n'uko bwije tujya tubona yuko bigenda birushaho gukomera. Birakwiriye ko nk'abana b'Imana dutekereza neza, tukareba iyo tuva n'aho tugana. Niba twitwa ko turi abatahajuru, turi gukora ibishoboka byose ngo turebe yuko twazaba mu bwami bw'Imana kandi ubutazagibwamo n'inkozi z'ibibi, no mu byo dukwiriye kwirinda n'ikintu cyitwa ishyari, kuko ibikorwa byaryo aho bigana ni habi. Naho byahereye rero, tuze dusimbukira muri Daniyeli igice cya 6, aho tubona titire ivuga ngo Daniyeli mu rwobo rw'intare, aho umwami Dariyo yari yashatse kugabanyamo igihugu intara 120, hanyuma akaziha abatware bagomba kuzitegeka, ariko akaba n'abatware bakuru bari 3, ariko Daniyeli akaba umwe muri abo 3 bari bakomeye ngo n'abatware b'intebe. Nuko bagenzi be bamugirira ishyari cyane kubera ko ngo yari afite igikundiro ku mwami, yari afite ubutoni, umwami yaramutonesha kuko yari nta makemwa. Burya ni byiza ko tugerageza kuba nta makemwa, bona nubwo bamwe na bamwe bitabashimisha, ariko kagerageza kuba nta makemwa. Abakunda ibyiza burya barabibona kandi bakagukunda bakabishima, nubwo abanga ibibi nabo abanga ibyiza batabura kubaho, ariko gerageza gukora ibyiza kugira ngo abakunda ibyiza babibone kandi ubintangarugero kubakubona. Urwo nuko byagenze. Turebye ku murongo, tugeze ku murongo wa 5, tubona aho aba batware bagenzi be ngo bashatse ikintu cyose kibi bakikosa babona kuri mugenzi wabo Daniyeli, ariko biranga by'ubusa, ntibabona icyo bamushinja cyatuma mbese bajya kumutanga no kumurega ku mwami kugira ngo bamubambishe. Biranga by'ubusa, ariko barakomeza
baratekinika akayamvugo y'ubu, birangira n'ubundi bakomeje guhimba ku buryo bagiye bagakoresha inyandiko umwami akayisinyaho kugira ngo barebe ko bazatura Daniyeli mu ikosa. Birangira koko bigeze ubwo Daniyeli yanga akomeza kunamba ku mana ye kugeza igihe bamushyize mu rwobo, uretse ko ukomeje kugisoma igice cyose n'ubundi biza kurangira tubonye ko Daniyeli Imana yabanye nawe kugeza n'igihe umutabaye, ndetse n'intare ntizamurya. Iyo ni inkuru tuzi cyangwa se tugomba no gusoma tukayumva neza kurushaho. Ibi byose bigaruka kuri cya kintu ndimo navuga, ishyari. Ishyari ukaba ufite amafaranga yawe, ufite ibiryo byawe, ufite aho kubaka hawe, ufite urwego runaka abakuyobora cyangwa abagushinzwe bagushyizemo, ariko ntunyurwe nabyo, ukifuza yuko ari we waruta abandi. Mugenzi wawe uteye intambwe nk'iyo uteye cyangwa se wanagira intambwe yakurusha, wowe ukamugirira ishyari ntumve yuko ugashaka kumugomwa bya byiza yagenewe, yaba yabigenewe n'abantu cyangwa Imana. Iryo shyari nyaboneka bagenzi banjye ba Kristo bene data, nimureke twirinde ishyari, kuko ishyari nta kintu ritumarira, nta kintu ritumarira, kuko nk'uko nabivuze birangira ibyo bikorwa bibi riduteje ari twebwe bigizeho ingaruka. Saho gusa, kuko turongera dusimbuke turebe no muri Samweli wa mbere igice cya 18, turahabona inkuru y'umugabo witwaga Sawuli. Umwami Sawuli igihe yayoboraga hari hakurya muri Isirayeli, noneho tubona neza yuko Abafilisitiya bahoraga bashoza intambara ku Bisirayeli, abanyayisirayeli bakabasuzugura, bakababwira yuko bagomba kuba abagaragu babo, bakabasuzugura cyane. Umunsi umwe rero igihe Dawidi yaragiye kugemurira bakuru be ku rugerero, ku rugamba, asanga umugabo witwa Goliyati arimo yivuga imyato, zateje ubwoba bukomeye cyane mu Banyayisiraheli. Yahaguruka, yaseruka, yakwivuga, Abanyayisiraheli bakagira ubwoba, bagahunga, bakagira ukwiheba kwinshi. Ariko Imana yashyize imbaraga mu mwana wayo witwa Dawidi, araseruka abonye igisuzuguriro ari kwambika Abanyayisiraheli, umwana mutiza imbaraga. Nibwo yaserukaga rero n'umuhumetso w'ibuye n'inkoni ye, Imana yamutije imbaraga, akubita ibuye Goliyati mu ruhanga, amutura aho ngaho. Ubwo impundu, ibigwi, ibyishimo n'insinzi bitaha mu Banyayisiraheli, bataha baririmba. Ubwo rero muri icyo gice niho tubibona yuko ngo abagore, abantu bose, rubanda rwose basohotse mu mazu baririmba basingiza Dawidi, bavuga bati Sawuli yishe ibihumbi ariko Dawidi yishe inzovu. Bigaragara yuko bari bashaka kugaragaza ubutwari bukomeye cyane bwa Dawidi. Ukomeje ugasoma kino gice, ntabwo nacyo nirwa ngisoma, ufate Bibiliya yawe usome kino gice ukirangize, wumve neza umuzi w'ishyari ryakuriye muri Sawuli, kugeza ubwo yahize bikomeye cyane bitarondoreka, agahiga ubugingo bwa Dawidi, nubwo byarangiye atabubonye, Imana ikamumukiza. Ariko tubona uburyo Sawuli yavuze amagambo ati, ubuse koko bigeze ubwo Dawidi bamubaraho inzovu, ngewe bambareho ibihumbi gusa. Ishyari riramutaha, we ahubwo ubwenge bwe burashyuha cyane, bituma atangira no gutekereza yuko ubwo Dawidi batangiye kumuha ikuzo ringana gutyo, ejo mu gitondo bizarangira yabaye n'umwami akamusimbura. Bigaruka kuri cya kiri nakomeje kuvuga yuko atari byiza ko wagirira ishyari mugenzi wawe. Ahangaha Sawuli yatekereje yuko Dawidi niba cyaramusimbura, akaba n'umwami we akamusimbura, kandi we yari umwami. Akabazwa nuko icyo cyubahiro gishobora gutuma Dawidi bigeze ubwo yaba umwami, akumva ko yamusimbura, akumva ko we ari ugomba gukomeza kuba mukuru, atashimishwa no kubona hagira undi muntu wazamurwa mu ntera akagira ku ntera nk'iyo nawe afite. Icyo ni rya shyari ndi kubabwira. Ukomeje ugasoma no mu bice bikurikiraho, uzasanga Sawuli yarashyizemo imbaraga zikomeye cyane, akagerageza guhiga Dawidi, akamuhiga mu bikombe, akamuhiga mu buvumo, akamuhiga mu mashyamba, akamuhiga mu misozi, ariko bikajya birangira Imana imumukijije, kugeza naho Dawidi yabaga yamusumiriye rwose, Sawuli ari mu maboko ye, afite uburenganzira bushoboka bwose bwo kuba yabasha kumwica, ariko Imana yari muri Dawidi ntagire uwo mutima wo kumva ko ugomba kuvutsa
umwami ubuzima bwe, akamwihorera ahubwo akamukora ibintu bimwereka yuko amukunze kandi amwubashye. Ariko wa mutima mubi w'ishyari wakomeje kuba muri Sawuli ntutume Sawuli atuza, ntutume ashyira ubwenge ku gihe ngo avuga ati ibi ndimo ni ibiki, kuko hari ubwo yihanaga akavuga ati rwose mbabarira sinzongera ndakuretse ubeho, ariko bugacya mu gitondo yongeye kumuhiga kubera ishyari. Ishyari rirakubyutsa rikakurenza imisozi, ishyari rikuraza udasinziriye, ubabajwe n'uko kanaka yakize, ubabajwe n'uko kanaka yabaye umuyobozi runaka, ubabajwe n'uko kanaka hari intera runaka yagezeho isatiriye uriho cyangwa irenzeyo wowe uriho, bikakubabaza, bikakubuza ibitotsi, bikakubuza kurya, ukarembukana ukarwara kugeza ubwo wakurizamo n'izindi ndwara. Nyaboneka bashiki banjye bene data, ishyari ryatumarira iki? Iyo wicara ukagira ishyari ukababazwa n'uko mugenzi wawe ariye, ukababazwa n'uko mugenzi wawe yambaye neza, yakwambara urukweto wowe utambaye, ukababazwa n'uko arufite, ugatangira ukamunegura, ukamubeshyira n'ibyo atigeze akora kugira ngo ukunde umuharabike, umwangirize isura, ubabajwe n'uko hari intera runaka yageze wowe utarageraho, cyangwa ubabajwe n'uko yageze ku ntera nawe uriho, wumva ko iyo ntera ari wowe ugomba kuyibaho wenyine, wumva yuko Imana ari wowe yaremye wenyine, wumva ko Imana ari wowe ikunda wenyine ku buryo ari wowe yagira nyambere ubuzima bwose. Imana yaremye abantu ibakunze, byageze nawe iduha umwana wayo, yemera ko umwana wayo aza muri iyi si ngo apfe, bamusogota apfe kubera urukundo yakunze abantu. Ariko wowe ukareba mugenzi wawe ukumva yuko ugomba kubaho wenyine, ukumva ko nkaho ari wowe uriho wenyine kuri iyi si, ibyiza bigomba kugenerwa wowe wenyine, nta wundi muntu warya ibyiza nk'ibyo wowe ufite. Nyaboneka gerageza wisubireho, tutekereze neza, dusubize agatima impembero, twibaze aho tuva n'aho tugana, turebe niba ibikorwa byacu bikwiriye abana b'Imana, turebe niba imitekerereze, ibyo twifuza ibira ijambo ry'Imana riravuga ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Niba ugendera mu modoka nziza, niba mu nzu nziza, niba hari amashuri meza umaze kwiga, intera nziza umaze kugeraho, ifurize mugenzi wawe nawe iyo ntera kuyigeraho, ntubabazwe n'uko ahubwo ari byiza nawe arimo arageraho nk'uko nawe wabigezeho. Ntunezezwe n'uko mugenzi wawe yaguye mu gihombo, ntunezezwe n'uko inzu yari arimo yubaka nziza imvura yaguye nyinshi cyangwa haje imitingito ya nzu igahirima, ntunezezwe n'uko imvura yaguye imivi igatembana imyaka iri mu murima wa mugenzi wawe, ejo yari kuzasarura, nyamara nawe bya bindi yari kuzabasaruye byari kuzakugiraho ukarya ukanezerwa wowe n'urubyaro rwawe. Ariko wowe unejejwe n'uko ibiza inkangu yakubise imirima igatemba, ukanezezwa n'uko agiye kwicwa n'inzara, ariko ntunatekereze ko inzara nimurya nawe ejo mu gitondo izakugeraho. Wakaba binezezwa n'uko umuturanyi wawe yaguze imodoka, kuko ejo imvura nikunyagirira ku nzira, hari ubwo yakunyuraho ari mu modoka akaguha rifite akakugeza imbere akagukiza iyo mvura, cyangwa se n'urwo rugendo rwawe rukihuta kuko wagendaga n'amaguru. Ariko urabirebye, aguze iyo modoka nziza, ateye intambwe nziza, ukajya ugashyuha, bigakuraza udasinziriye, kurya bikakunanira, ukumva yuko yagutambutseho, ukumva yuko ugiye kugira igisebo ko kanaka yagutambutseho, nyamara buri wese umugisha we Imana iba yaragugennye. Kuki washaka kwivuza umugisha wundi? N'Abanyarwanda baciye umugani ngo wikanira umugisha wundi ukanina ibuye. Iryo buye bavuga ni igihe washatse gukoma mugenzi wawe mu nkokora, umubuza ibyiza Imana yari imuhaye, ko birangira ariwe ingaruka nawe zikugezeho. Uramuhombeje nibyo, ariko ejo mu gitondo nawe uzashiduka izo ngaruka zakugezeho. Urebe nyamara uzasanga nta n'icyo byakumariye. Uzabona mugenzi wawe hari ibyiza yaronse, yahaye umushahara mwiza, yahawe intera irenze wari ufite mu kazi mwakoranaga, yari munsi yawe, yabonye poromosiyo, bamugeze umushefu kuri wowe, ugambiriye kumwica, iperereza n'irikorwa bazasanga warabigizemo uruhare, nuko bagukatire igifungo cya burundu. Haryo ubwo kakazi wari ufite uzaba ukigafite, bya byiza se wamugomwe bizahindukira bize kuri wowe. Nyaboneka mugenzi wanjye, inshuti yanjye, reka twisuzume, turebe imyifatire yacu n'ibyo tugambirira, niba ari ibituganisha mu bwami bw'ijuru koko. Turebe niba ibyo tuvuga, uko twitwara, uko tugenza, niba ari ibyagaragaza yuko turi abagenzi bajya mu ijuru. Reka wowe nanjye muri uyu mugoroba, reka wowe nanjye muri iki gitondo, reka wowe nanjye bitewe n'aho uri, bitewe n'igihe wumviye
ubu butumwa ubanze utekereze neza, ubanze winire uvuge uti mbese ko ndi umugenzi ujya mu ijuru, ibyo ndimo biratuma koko nkomeza kwitwa wa mugenzi? Ese ibi bisitaza mpura nabyo mbyitwaramo nte? Mbese mbanira nte mugenzi wanjye? Ese bagenzi banjye mbifuriza bimeze bite? Mbese ibyo mfite nifuriza abagenzi banjye ko nabo babigeraho? Hanyuma wicare utekereze urebe niba uri muri iyo nzira. Ariko kandi Imana ikunda bihana. Niba hari ubwo waba wumva waba rigeze kugwa mu ikosa ry'ikigeragezo nk'icyo ngicyo cyo kugwa mu ishyari, gerageza ushishoze, wongere wicare upfukame imbere y'Imana, witura amaganya yawe, witure umutwaro wikoreye w'ibyaha, wisabe kuguha imbaraga zo kureka umutima w'ishyari, zo kureka inzira mbi zituma uzitira abagenzi bawe kugera ku byiza Imana yabageneye. Ahubwo wishimire ko mugenzi wawe yajya mbere, kuko najya mbere nawe bizakugiraho ingaruka nziza. Mugenzi wawe niyubaka ishuri, burya umwana wawe nakura azajya kuryigamo. Umugenzi wawe nagura imodoka nziza uzayigendamo uko nabivuze. Nahinga imyaka ikera, nawe ku isoko uzagenda ugure bya bindi yahinze akeza, ugende ubirye unezerwe, kuko hari ubwo nawe yaba yejeje we warumbije. Icyo gihe rero bizagusova. Birakwiriye ko dufata umwanya tukisuzuma, tukareba abo turi bo, niba turi abo Imana yifuza ko tubabo, ariko aho twaba twaratsikiye, Imana ni nyambabazi kandi yiteguye kubabarira uyisanga wese. Mwene data kandi mushiki wanjye, uyu mwanya ndagusabira nanjye nisabira kugira ngo Imana Data yo mu ijuru ibabarire umutima wawe, ibabarire umutima wanjye, itubashije kwiyegurira kandi tugende mu nzira zikwiriye abana b'Imana. Aho twakosheje hose Imana itubabarire, twuzuzemo urukundo, rwa rundi rukunda bagenzi bacu, rwa rundi ukunda mugenzi wawe bikangana naho ukunze Imana yakuremye, kuko ntabwo uzakunda Imana yakuremye utarakunda mugenzi wawe mwegeranye, muturanye, mwirirwana, mugenderanye. Maze itubashishe gutera iyo ntambwe, tuzabashe no kuba mu bwami yaduteguriye turabera, tuzazamuke dushima Imana ko twatsinze kandi twanesheje isi. Imana ngusabira rero muri uyu mwanya kugira ngo twongere duce bugufi, dusenge, twiregeze Imana kandi tubashije twongeremo izo mbaraga, turusheho kuyegera kandi tureke ibibi, tube abo Imana yifuza ishaka ko tubaho. Mana yacu, Mana igira neza, twongeye kumva amagambo meza atugarura kuri wowe, twongeye kumva amagambo adukebura, atwereka aho abakurambere bagenzi bacu abatubanjirije aho bagiye batsikira. Ishyari ni ribi, kuko na Satani ubwe yagiye kwirukanwa mu ijuru kubera ko yashatse kwisumbukuruza akireshyeshya nawe Imana isumba byose. Turakwinginze kugira ngo wowe utanga byose, wowe ubera hose icyarimwe, wowe nyiribihe kandi nyiri gukiranuka kose, ndakwinginze ngo udufashe ugiye gutera intambwe. Ibi byose twakoze bitubabarire, utweze imitima kandi uganze muri twebwe, uduye kubana neza na bagenzi bacu, utubashije kubifuriza ibyiza kugira ngo turinde ishyari, ahubwo bagenzi bacu tubakunde nk'uko twikunda. Ube muri twebwe, utuyoboze inkoni yawe y'ubugwaneza kandi utumare inyota, ijambo ryawe ritubere umuyobozi ku manywa na nijoro. Utumenyere byose bidukwiriye kandi ufashe umuntu wese uzumva rino jambo kugira ngo rizakize umutima we, kugira ngo rizamubashe gutera intambwe, kugira ngo twese dufatanye runo rugamba, runo rugendo rugana mu ijuru waduteguriye. Bana natwe, utugire neza kandi turakwisunze ngo udufashe ugendane natwe iminsi yose, tubisabye mu izina rya Yesu umwami wacu, amina. Iyakira ukuri umenye ko keho nagiye wamugarura.